izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero kuganira ku ijambo ry'Imana Yezu akomeje kutwigishirizamo, riri mu ibaruwa yanditswe na Matayo umutwe wa 11 guhera ku murongo wa 25 kugera ku wa 30. Inkuru nziza ihishurirwa abaciye bugufi. Murongo wa 28 niho tugeze. Nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, nge nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya. Muzamererwa neza mu mitima yanyu. Koko rero umutwaro wanjye uroroshye, n'ibyo mbakorera ntibiremereye. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Gusa hari umurongo wa 26 havuga ngo, koko dawe niko wabyishakiye, byose nabyeguriwe na Data, kandi nta uzi Mwana keretse Data, nta nuzi Data keretse Mwana, n'uwo Mwana ashatse kumuhishurira. Aha naho ntabwo twahaganiriye bihagije, ubwo rero naho tugiye kuhahera, dukomeze tuganira buhoro buhoro kugeza ku iherezo ry'ivanjiri, kuko Nyagasani yashatse ko tuyisesengura kandi tukayiganiraho kurushaho. Bavandimwe rero tugana mu ijuru, ntabwo ari ibintu bisanzwe cyangwa se navuga ngo byoroshye kumenya Yezu. Ntabwo byoroshye pe, ntabwo byoroshye na buhoro, oya ntabwo byoroshye kumenya Yezu, ntabwo byoroshye no kuba wavuga ngo ndamuzi ngo Yezu. Ntabwo icy'ingenzi ngewe njya mbona ntabwo ari ukumenya isura ye. Hari abantu bajya baza bakambwira ngo ariko se ngo Yezu wabonye ngo arasa gute, ngo ese ngo arasa gutya. Jewe rero nkamubwira nariko ngiye kubona Yezu n'ishusho ye, ntabwo ari cyo mbona gikomeye kuri jewe. Uzi ikintu gikomeye ngiye kuri jewe kandi mbona abantu bakwiriye kwitaho cyane, ni ukumenya ishusho nyakuri ya Yezu mu bikorwa. Naho uko bamushushanya ari bene wa mugabo kwa kundi bamushushanya, ibyo ngibyo ngewe ndavuga ngo bifite agaciro gatoya kuri jewe. Hari icyo nzi kimwe, nuko hano hose bazashushanya Yezu muri ya mashusho bamushushanya muturamumenya. Aho ugeze hose uravuga uti iriya shusho ni ya Yezu. Nuko uvuga iki rero, hari uburyo bamushushanyije buhura n'ubwo ari bwo koko, hanyuma ukabuza ingishusho Yezu nubwo utaramubona ariko ni iriya tu, ku buryo bayishyira no mu mashusho menshi ukaba wavuga uti uyu ni we Yezu. Ntavuga ngo kumenya Yezu ntabwo ari ukumenya ishusho ye gusa, ahubwo ni ukumenya Yezu mu bikorwa. Yezu rero yaravuze ati, byose nabyeguriwe na Data, kandi nta uzi Mwana keretse Data, nta nuzi Data keretse Mwana, n'uwo Mwana ashatse kumuhishurira. Kandi nibyo koko, ingabire y'Imana niyo duha kumenya Imana by'ukuri. Ariko bavandimwe tugana mu ijuru, kumenya Imana biragoye. Jewe narabibonye. Yezu muramubwira ni wambabariye ukaduha kukumenya. Duhe kukumenya no kugukunda, nzira yabawe urumuri rwacu, uratwiyoborere kuri Data. Uduhe guhuza umutima nawe, tubona ubukundana uko wabivuze, ujye utugoborera ineza yawe, tubone icyo twungura badusanze. Nukuri uko niko kumenya Yezu. Kuko kumenya Yezu ntabwo ariko akumenya ngo afite izuru rimeze gutya, ngo afite mu maso hameze gutya. Ni mwiza pe, ni mwiza. Ngewe rwose nambwiye kumushushanya, uretse ko ntari umwartiste ariko hari n'uwamushushanyije, navuga nti at least uyu nguyu. Ariko Yezu ni mwiza pe, nta nubwo wamushushanya. Gusa kubera ko yicisha bugufi nyine yajya yemera ko bamushushanya kwa kundi. Hari abantu nyine biyitirira amashusho ya Yezu, ugasanga nyine ari abakteri b'amafilime. Ibyo ni ibintu bibaho, ariko ntabwo ngiye bijya binkerereza burya.
nkikubwiza ukuri muvandimwe ushobora kumusanga ari umuntu wakinnye filime ya Yezu wenda ukabona ari nka kuriya noneho warangiza ukavuga utese buriya si we Yezu ndetse rimwe na rimwe bagafata amwe muri ayo mashusho ya filime ya Yezu kandi ari umuntu wayikinnye bakamuhindura nyine iwacu rwose twajyaga mu bihe bya Pasika by'ububabare bwa Yezu ndibuka ko bajyaga bakina rwose bagakina hari no mu papa umwe ndizera yuko ari muri izi nyigisho kuko yigeze kumbwira ngo mushyiremo ndatekereza ko atavuyemo nako sinigeze mbona ko ari lefty ariko yarari niwe wakinaga filime ya Yezu niwe wakinaga ari Yezu ugasanga nyine twese twababaye ngo disi ngo runaka koko kuko tumuzi ariko yakinaga neza akayikina neza ukabona ari Yezu rwose ubabaye akagenda rwose akagwa umusaraba ukamugusha tukabibona ku buryo rero njya nshima Yezu nkavuga ntushimwe mwami uko wagiye utwigisha ijambo ryawe byagiye bituma turushaho no kugukunda ubwo rero yakinaga iyo filime yabaye Yezu ariko ari umwirabura ubwo no kuvuga rero ngo ugiye kureba Yezu w'iwacu aho nakomokaga turemeye kubakina amafilime ndavuga ko Yezu wacu ari umwirabura kuko n'uwo nguwo wayikinnye kandi njye naramwibone yakinnye role ya Yezu kandi yayikinnye neza inshuro nyinshi rwose yakinnye role ya Yezu noneho nkavuga ni rero ntabwo icy'ingenzi ari ukumenya ngo uriya ni umukinnyi wa filime ngo cyangwa ni Yezu nya Yezu ikiriho cyo nuko ishusho ya Yezu nya Yezu iriho rwose iriho kuko Yezu yabayeho nukuvuga ngo niba muri passport mu byangombwa ko biri kose Yezu yagiye kwibaruza nukuvuga ngo ari afite ibyangombwa kandi ku byangombwa bashyiraho n'ifoto nukuvuga ngo Yezu yari afite foto passport niyo mpamvu rero njya nkubwira muvandimwe kubona foto passport ya Yezu birashoboka kubona ifoto ya Yezu birashoboka hanyuma rero kandi mu nzira y'umusaraba mu bagore bamuririraga hari umugore witwaga Veronica wazanye igitambaro aje kumuhanagura mu maso Yezu mu kumwitura ineza mugiriye asiga ishusho ye muri icyo gitambaro ariko yamusigiye ishusho ye ya Yezu ubabara ya Yezu uri muri iyo nzira y'umusaraba nyine Yezu rero mu kubonekera wenda abandi bantu benshi uko agiye babonekera ba Maria Varitorita n'abandi mbese babandi bose Yezu yagiye abonekera yagiye abiyereka mu buryo yagiye ashaka kubiyereka njyewe Yezu wambonekeye ntago ari Yezu w'imibabaro ntago yigeze anyereka nyine wenda babaye gusa no kubabara nyine ajya anyuzamo akambwira hari igihe tuganira nyine akampaye nk'ayo mashusho ariko njyewe Yezu tuganira nta nubwo ari na Yezu njyewe navuga ngo wikuzo wa undi w'umwami cyane oya acishamo nyine amashusho yose akagenda yanyereka ariko njyewe Yezu tuganira n'ukuri ni Yezu nyamvaga woroheje mwiza rwose uganira ujya inama ubwira ariko utuje baya Yezu atubwira ngo munyigireho kuko ntuza kandi nkoroshya ngewe ngo mwese ngo nimwikorere araho yatubwiye ngo nimunyigireho kuko ntuza kandi nkoroshya naho harimo nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshye rero njyewe nabonye bikabije Yezu namugane nubwo tubwira ko kwigiraho ntabwo twabishobora kuko kandi ntabwo twabishobora kuko birarenze ariko Yezu ukuntu arenze uhenda rika kugira ngo mbikunyuremo gakeya muvandimwe reba ufite ubushobozi ni wowe wenda reka tugere wenda mu bakozi ni wowe uhemba abakozi ni wowe ugena imishahara y'abakozi umwe mu bakozi akaza akakugenera kuzajya udahembwa akandika ku mishahara abakozi bose akabagenera imishahara yakugeraho akavuga ngo ntabwo uzajya uhembwa ukicecekera ari wowe uhemba ukwezi kwashira ugatanga amafaranga yo guhemba babandi wowe ntugire icyo ubona umwaka ugashira n'undi ukaza ubwo waba umeze ute koko ubukene bukakwica babandi bagahembwa ntagiye n'ukurebaho ukituriza ubwo mko gutuza murumva gusanzwe twebwe nibibeshye banadukatayo batatwemereye intambara irarota ndi umukristo ariko ntabwo bagomba kunkandagira nanjye mfite amategeko andengera Yezu rero ntabwo ari ibyo akandagiza ntabwo avuga ngo mfite amategeko andengera arituriza kuko adukunda muvandimwe ugana mu ijuru ngewe nkubwira ni Yezu none rero nawe ndi kugira ngo umenye Yezu nabonye aratuje cyane
kandi niyo tuganira ngiye mubaza ibibazo byinshi cyane akisheshekera. Buriya Yezu ntabwo nshobora kukubwira Yezu yambwiye amagambo wenda nkayasuramo mbese nkaba nakora na odi 10 cyangwa icyumweru cyose ukagira ngo yambwiye icyumweru cyose, reka davuga amagambo nk'abiri gusa, ariko wayafungura. Mbese amagambo, ijambo rimwe rya Yezu ni igitabo, irindi jambo ni igitabo. Ko buryo rero Bibiliya avuga ngo ibyo Yezu yakoze ngo biramutse byanditswe byose, mbese bitabona nubwo byabonaho bikwirwa ku isi. Nibyo koko, buri jambo ryo muri Bibiliya burya ryibitsemo igitabo. Narakubwiye n'iki gitabo tuzagifungura ngo koko dawe niko wabyishakiye, ako gusuka amina ukagahindura titire maze ukajyaho yahaha yarabyishakiye ugasanga uko yabyishakiye. Ureba ubuzima bwawe, mbese iri jambo nawe rigire titire y'ubuzima bwawe. Ureba aho wanyuze kuva mu bwana bwawe usanga ari uko yabyishakiye, ukomeza ugenda uzasanga ari uko yabyishakiye, n'uyu munsi uzasanga ariko akibyishakiye. Niwe haleluya, niwe wabyishakiye gutyo. Urumva utakwandika byinshi, andika ibyo data yishakiye kuri wowe. Ubwo utangira uti yashatse ko mvuka mu muryango umeze kwa kundi, nuko nkuvukamo. Yashatse yemera ko mvuka ameze kwa kundi, nuko ntera ukunguku, nuko nshaka gutya cyangwa se nshakwa gutya, njya mu muryango wenda unkunda cyangwa unyanga. Mbese bya bindi byose ababyeyi banjye barapfa cyangwa se baracyariho, abana banjye ndabyara cyangwa mbura urubyaro, abana banjye baba beza cyangwa babaye babi. Mbese yashatse ko ntura hanaha aho. Mbese nawe umva ngo dawe niko wabyishakiye. Haleluya. Kugira ngo wumve yuko amina intambwe yose y'ubuzima bwawe ifite aho yanditse niko yabyishakiye. Haleluya. Kandi njewe niko yabyishakiye, ndagira ngo ibe titire y'ubuzima bwawe. Uyu munsi wandikeho ngo niko ko dawe. Haleluya. Imbere y'izina ryawe wandikeho ngo Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 26. Niwo gusa, kandi uwo murongo wa 26 Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 26 niyo titire y'ubuzima bwanjye. Niko ko dawe niko wabyishakiye. Amena. Ariko haleluya, nuvuga uti niko yabyishakiye, uzahora umushima, uzahora umuhimbaza, uzahora umwishimiye, kuko uzasanga ariko yabyishakiye. Naho nusanga ni koko dawe ni wa muvandimwe wandoze, ariko koko dawe ni ba bantu banterereza ibintu, uzahora nagahinda umubabaro. Uzasanga dawe atarigeza namenya amakuru yawe. Ariko ni wandika ngo ni koko dawe niko wabyishakiye, uzasanga utarashatse nabi, uzasanga utarubatse habi, uzasanga utaraturanye n'abarozi, uzasanga byose ariko yabyishakiye. None ntiyarabizi, ujya kugura iyo sambu se ntiyahabonaga, niko yabyishakiye. Andika ngo ni koko dawe niko wabyishakiye. Erega haleluya, ijambo ry'Imana avuga ngo n'imisatsi yo ku mutwe wanyirabaze no bwasatsi gashobora gupfuka Imana itabyemeye. Haleluya. Ibazaturoga we, baduteza ibintu we, abadayimoni babaduteza, ariko data atabyemeye. Haleluya. Oh haleluya, atarabyemera. Haleluya, barabyohereza bigafata ubusa. Amina. Nago haleluya, nago bizagufata muvandi, ntacyo bizagutwara. Abantu bazajya hariya bagukorere raporo ikuvanisha ku kazi, ariko data atabyemeye we. Haleluya. Bazasinya nibirangiza bigere ku wanyuma bavuga ati ariko nge simbisinye. Bazagura intwaro zo kukwica. Haleluya. Haleluya, zifininire mu biganza byabo. Data atabyemeye, kandi nabyemera muvandimwe wanjye nkunda we, bazakurasa bakufatisha isasu rigufate, maze haleluya utahire kuruhuka, maze haleluya ujye mu gitabo cy'ubuhanga hahandi batubwira ngo roho z'intungane zibereye mu mahoro mu maso y'ibiburabwenge babaye nk'abapfuye. Ngo ya masengesho yavugaga ngo ariko se koko ngo bya bindi ngo bya bikorwa yagiraga ngo buriya se ngo byarangiye biti, ngo birangiye rwose apfuye, ngo ariko se buri Imana haleluya nyamara yibereye hehe? Mu mahoro. Haleluya. 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 Hari amahoro tuzabona. Haleluya. Tuzataha iwacu mu mahoro. Ariko mbere yo gutaha muvandimwe wanjye nkunda we, haleluya, uzaca mu ntambara zikomeye. Haleluya. Kugira ngo nugere bazavuge bati uyu nguyu avuye mu magorwa akaze. Amina. Avuye mu magorwa akaze, data azaba yabyemeye. None se abatagatifu bazagera mu ijuru baciye mu magorwa akaze, data atarabyemeye.
ariko muvandi mbwiza ukuri umbwira ukuntu baciye mu magorwa akaze data atabizi. Ego ko arabizi kandi Matayo yabivuze ati koko dawe niko wabyishakiye. Amena, haleluya. Muvandimwe niko data yabyishakiye. Guhera uyu munsi rero andika imbere y'ubuzima bwawe niko data niko wabyishakiye. Sagukunda, sakuzi mbere y'uko ubaho ntiyarakuzi. Iminsi yawe yo kuba ntiyari isanzwe yanditse mu gitabo cy'ubugingo na mbere y'uko umwe muri yo utangira kubaho. Yego, none utinyutse ute kuvuga ko data atabizi? Data yarabyemeye, haleluya. Yemera kurwara, yemera ko iyo ndwara ari kwikugeraho, nabyo yarabyemeye. Yemera ko wenda urwara na kanseri bagushyira muri shiririje, sinzi babyita muri kwa kundi chimiotherapy. Haleluya, merci Jésus. Abo gushyira muri chimio nuko imisatsi irapfuka ibintu byose. Oh haleluya, data yarabyemeye. Ntuvuge ngo ko data ngo wabyemereye iki koko. Haleluya, haleluya, yabyemeye kubera ikuzo rye. Amina. Data yarabyemeye ko Lazaro arwara, data yemera ko Lazaro apfa Yezu atagezeyo, data yari yabyemeye. Haleluya. Data yemeye ko Yobu ibintu bimushira agasigara kokotse. Data haleluya yemera ko Yobu aba kwa kundi akishimisha urujyo. Data arabyemera. Haleluya, haleluya, yabyemera niko yabyishakiye kandi yabyemeye. Nawe ugira icyo arenzaho data aba yabyemeye. Amina, haleluya, haleluya, data yarabyemeye. Amena. Data yemeye yuko urwara iryinyo, data yemeye yuko ubura amafaranga yo kurikuza, data yarabyemeye. Haleluya, muri byose hari kuzaba yizigamiye muri wowe. Amena, data yarabyemeye rero. Data yarabyemeye. Amena. Yemeye yuko ubabara, yemeye yuko ugira urushako rukugoye, data yarabyemeye. Haleluya. Bityo rero muvandimwe ugana mu ijuru andikaho ngo data yarabyemeye, ni koko dawe niko wabyishakiye. Amena, yarabishatse rero. Haleluya, ashaka ko bigenda uko nguko kandi yarabishatse. Kandi ajya kubishaka ntabwo akugishije inama ngo uva rero mwana wanjye ngo ngiye gushaka. Oya, kuko ari umutegetsi. Haleluya. Reka nuko yicisha bugufi tukagenda tukamukora mu jisho, ariko yarabyemeye. Haleluya, haleluya, yabishatse nta nuwagira icyo arenzaho. Yarabishatse niko wabyishakiye data. Haleluya, nuvuga iryo jambo uzakira gushaka kwa data kose kandi uzakwakira wishimye uvuga uti ndabizi ko adashobora gushaka ikimbabaza. Yarabyemeye rero. Haleluya, yarabishatse. Amina. Ashaka yuko uba muri icyo gihugu, ashaka kubaho muri ubwo buzima urimo, yarabishatse niko yabyishakiye. Haleluya, hari impamvu kandi ikugiriye neza wowe. Ushobora kuba uri mu buzima bukugoye utari ko data ntabwo wabishaka, ariko se washaka ko mbaho gutyo. Yarabishatse rero aho guhagaze imbere avuga ati niko nabyishakiye, akegama kandi cyane. Haleluya, haleluya, bayabyemeye. Haleluya, yabyemeye. Hari ikiganiro mfite hano nagiranye na Yezu. Haleluya, nzakikubwira mu minsi igiye kuza, uzasanga yarabyishakiye. Haleluya, iyo yamaze kubishaka haleluya kandi yabishatse aravuga ati nabishatse ubwo nta kindi warenzaho. Haleluya, haleluya, niko yabyishakiye. Andika ku buzima bwa ngo niko yabyishakiye. Umuntu nakubaza ngo ariko ngo kubyibushye cyane uti niko data yabishatse, ariko se kunanutse cyane niko data yabishatse. Ariko se niba ariko ako karemwa kamunejeje kuki abantu badashaka kubyishimira? Niko data yabishatse. Haleluya. Ese shenge kuki uri umukene? Niko data yabishatse. Ese kuki wo noneho se ufite diplome rwose ikayimaze imyaka? Niko data yabishatse. Hari impamvu. Ubwo giye kumbaza ngo none se ngo mama Louise ngo none se ngo data yabishatse ngo ubwo abadayimoni bane bashaka kubyivanga. Mureka nkubwire, ni wemera ko abadayimoni bafite ububasha ku Mana, ubwo data azaba atabishatse. Hari igihe abadayimoni bazakwihererana. Nabyo bibaho nyine. Reka rero mbigusobanurire, kandi hari ibintu ngewe muransobanura mba ngiye gusubiramo. Tugeragezwa mu buryo butatu. Hari ikigeragezo wowe ubwawe wishyiramo
cyangwa se ndavuga umubabaro noneho. Hari umubabaro wowe wenyine wihamagarira kubera kudashaka kumva, hari umubabaro uzanirwa n'abadayimoni kubera ko baguciye urwaho bakagushuka ukemera, hari n'umubabaro uzanirwa n'Imana kugira ngo igupime. Ubwo rero muvandimwe wanjye nkunda, Imana iyo yabyishake yagupimye ni ukupimwa. Ariko hari igihe se kiba gucurwaho nyine agasanga Imana iri kugupima, nuko akakubwira ati ariko waruzi n'ikindi, ati waretse tugaca hariya tukajya mu bapfumu, tukareba ukuntu wagukwira, ugakata ku musaraba wawe ukawujugunya. Nugera imbere ya Data uzasanga ufite umusaraba w'igice. Hari n'igihe rero wowe wenyine atari no kuvuga ngo dayimoni yakwegereye, wewe wenyine utashaka kumva, bakakubwira bati ariko nyamara ntuce hariya ahantu umuntu hagiye ahagira ibibazo. Umukobwa, reka dufate urugero rw'umukobwa, bakavuga bati ariko ntugasura umuhungu mu rugo rwe, hari ukuntu abahungu bagira za ghetto, inzu z'abahungu, ntuzasura umuhungu muri ghetto kuko ashobora kugutera inda. Ahaha, yewe umukobwa wapfunduye ibere ntabwo abyumva, oya ntabwo nzamusuzugura. Akamera nka wa mukobwa iwabo baramubwiye bati rero umuhungu nashaka kugutesha umutwe uzamusuzugure. Agenda rero yamusuzuguye. Agezeyo umuhungu atangira kumukorakora ati namusuzuguye. Aramusuzugura kugeza igihe umuhungu akorera ibyo ashaka byose, umukobwa yamusuzugura, arangije aragenda abwira mama ati ariko mama shansigaye nsuzugura, ati runaka ureba hariya naramusuzuguye, asigara yicuza yibaza icyo yaremewe. Mama atese wamusuzuguye ute mwana wanjye? Atumva rero reka nkubwire, naragenda musura. Yarabanje arampamagara ngo nzamusure, ngenda rwose namwitabye namusuzuguye, ndagenda agezeyo ndamusuzugura. Yamusuzuguye, ngeze nuko arambwira ngo nicare, ati nyicaza ku gitanda cye, ndamusuzugura, ati ndakomeza ndamusuzugura, ankorakoraho namusuzuguye. Nuko rero arandyamisha musuzuguye, ariko arangije arandongora namusuzuguye. Kiwe naramusuzuguye, narize maguruka iwe namusuzuguye. Sako agasuzugura muvandi, avuga ntagasuzugura koko. Ubonye niyo utamusuzugura ubwo nawe ukumva icyo cyiza kiri muri ibyo ngibyo gukora neze ko amusuzugura akagera ku ntego ye, ubwo waramusuzuguye. Hari abantu rero bazi ko ngo bazasuzugura abahungu, kandi abahungu bari hanze aha rero nabo nta kindi bareba. Aya maso mana yanjye, jewe rwose ndavuga ni ikirutse bamuge nuko bayanogoramo kugira ngo bagire abiri abafasha kurimbuka. Mbega gusuzugura kuri hanze aha ngaha, mbega abahungu bagomba gusuzugurwa nabo ukuntu bafite amaso, maze n'abagabo nabo basigaye bafite amaso akwiriye gusuzugurwa. Ubu rero ngewe nsigaye ngira inama abana b'abakobwa, ariko abana b'abakobwa bantakira, barabwira bati rega mama, ikibazo dufite si n'icy'abasore. Abasore rwose bazi ko nta mafaranga bagira, mbese ntibakigoye. Umusore uramuhakanira, arabanza akakunegose, amubwira uti simbishaka, akakureka. Abagabo aba bita ba papa sugar daddy, abagabo nibo babiwe. Abagabo umwana akaza akambwira ati uzi ko mfite fiance, nikagira inkuru umwana wanjye turazinyoye, ati turazinyoye. Bwacya mu gitondo ati mbese mama wamenya amakuru yanjye? Ati wa mugabo burya, ati wa musheri wanjye, ati ni umugabo ufite umugore n'abana. Abagabo hagari mwe ndirimbye ngiye kwiririmbira abagabo bigarireyo. Bagabo bo mu Galileya, mutangajwe n'iki mureba kw'ijuru, haleluya. Uko mumubonye azamuka ajya mu ijuru, none niko azagaruka. Alleluia, alleluia, alleluia. Aha, bagabo namwe murimba n'abagabo b'i Galileya, mutangajwe n'iki murekuje?
uko mumubonye agiye niko azagaruka, nyamara azagaruka, bavandimwe azagaruka, bagabo nyamara azagaruka, kandi buri wese uko bamubonye agiye niko azagaruka, kandi azaza aje kugira gute, azaza aje kongera kuganira nabo, haleluya, azaza aje gutwara itorero, haleluya. N'utaba mu itorero, bagabo nimwe nibwirira uyu munsi, bagabo mwashubije inkota mu rwubati. Yezu Kristo ko yabwiye Petero ati wicisha inkota zicishwa inkota, mbe bagabo mwashubije inkota zanyu mu rwubati koko, izo nkota mukuriye mu rwubati kwica abana b'abakobwa. Bagabo reka mbwire namwe bagore muri gushukisha abana b'abasore amafaranga uduki twose, mwabagore ariko reka nibasira abagabo nimwe mukabije, n'abagore wenda barabikora nabyo biriho, simvuga ngo abagore ngo mwebwe murabere, ariko ibintu bimaze gukabya ni by'abagabo. Umugabo ufite abagore 2 3 turabaza, ariko nta mugore ndabona ufite abagabo, wenda ngo bibe bizwi byaremewe na leta ko umugore afite abagabo 2, ntabyo nzi. Ariko umugabo ufite abagore 2 3 4 5 iwacu narababonye, aba babagabo ariho. Rimwe na rimwe ugasanga ari n'abavandimwe, atunze mukuru na murumuna na mubyara. Abo bagiye babaho kandi bagiye babaho. None rero nge ndi kwibwirira aba bagabo. Nuko rero nibwiraga abana b'abakobwa rero bari kugenda bageragezwa kubera kutumva kwabo. Tugaruke rero aho twari turi. Data niko yabishatse. We ushobora kuvuga ngo ariko ngo data ngo twamenya ko yabishatse gutengo cyangwa ko ari daimoni yatugerageje igire mu isengesho rako ibintu bizakuyobera. Ntabwo bizakuyobera, data yabishatse ntibikururira, niyo birura araza akagufasha kubihekenya. Haleluya. Jewe yamaye ibirura, ndabihekenya ariko nkabihekenya nk'uguguna amagufwa, ariko nkabihekenya kandi akakubwa aranaza rega nako aranakubwira erege yagushyize ku gipimo nawe azi kuri ku gipimo, araza akakubwira ati mwana wanjye rero ngiye kugupima. Wihangane rega burya hari imyifatire y'umuntu uri gupimwa. None se bagupima uri kwiruka? Oya, bajya kutugurira imyenda cyangwa se bagiye kutugurira kotoni bakatujyana ku mutayeri. Iyo ubagiye kugupima ntabwo uzi ukuntu uhagarara, urahagarara neza ukarambura umuntu mutayeri agapima. Ubwo rero Nyagasani nawe yazi ko ari kugupima muvandimwe, nawe abazi ko ari imyifatire ugomba kuba ufite kandi ntabwo ayigutinzamo. Haleluya, ni umubyeyi mwiza. Kuki se wowe uzi kuvana umwana wawe kwa tayeri ukamubwira uti ngaho taha nibamara kudoda bazakuzanira umwenda? Nyagasani niwe uzakuraza ku mutayeri akureka, dore ko abatayeri bo bazi no kubeshya. Abatayeri barabeshya, dore nongere mbagaruka yose ubwa mbere mbavuze batayeri bantu badoda imyenda. Na akazi kanyu namwe niba mukomeje kudakiranuka. Muri abasenga ariko murasenga mubeshya. Nta mutayeri oya nabandi kubeshya. Naringiye kuvuga tumenyereye ko nta mutayeri, ibyo nibyo twishizemo, ariko turashaka ko mukora nyine ikinyuranye kugira ngo tubone ko burya twabyibeshyaga. Abatayeri ntibavugisha ukuri, umuha modeli wenda ntayikore, nibyo numva nyine abantu bagenda bavuga. Ubwo ndi kwibwira abantu, ariko simbwira abatayeri bonyine, ntago ari bo bonyine kwisi bafite izo nshingano, ahubwo buri wese mu rwego rwe, buri wese mu gihande cye arebe. Nuko rero Nyagasani yakujyanye ku mutayeri, nicyo nivugiraga, aragupima kandi bagupima uhagaze neza, wemye rwose. Umutayeri ari no kugupima wirinda kubyinabyina kugira ngo imizire zidapfa. Ko rero Nyagasani yakujyanye ku mutayeri agiye kukudodeshereza kenda, haleluya, nawe amenya ko ari imyifatire ugomba kwitwara, nawe ntabwo agutinzayo. Data rero ni umubyeyi, haleluya, yabyishakiye rero azagwa n'imyifatire ijyanye n'ibyo yishakiye. Haleluya. Muvandimwe kana mu ijuru rero humura, data nabishaka tabara kandi azakurengera. Niko data rero abishatse. Ariko nyamara niri jambo twagane ngo dawe uko dawe nuko wabyishakiye, ngo byose nabyeguriwe na data kandi nawe uzi mwana keretse data, ntawe uzi mwana. Kumenya mwana biraruhije bavandimwe, ntago ari ibintu byoroshye. Niyo mpamvu mbabwirane kugira ngo mumenye mwana birabasaba imbaraga zikomeye, birabasaba kwiyemeza, navuga ngo kwibabaza. Kugira ngo tumenye mwana bidusaba imbaraga zikomeye. Mwana rero ngewe namubonye wenda no mu buryo bw'ishusho ambonekeye, ariko mu buryo nanone navuga mwana namubonye mu buryo bw'ibikorwa. Aha rero navuga ati nta umenya data keretse mwana, nta numenya mwana keretse data. Ibi ni ukuri kuzuye. Ibi ni nabyo tuzaganiraho
mu gihe kigiye kuza twumva uko tumenya mwana nuko tumenya data, kuko ibikorwa bya data burya biratujijira bitubera urujijo, ugatajya kubivuga ngo yangu Imana ngo Imana niyo. Ubwo rero tuzagenda tumenya ibikorwa bya data, ariko uyu munsi imbere y'amazina yacu turandikaho ngo koko dawe niko wabyishakiye. Haleluya, dushyireho agapoint, ni ukuvuga ngo nuko bimeze. Ntabwo Yezu yavuze ngo ngo koko dawe ngo niko wabyishakiye ngo ashyireho virigire wo kada mbese nakadomo, ni ukuvuga ngo ni koko dawe niko wabyishakiye, ntabwo ari niko wabyishakiye cyangwa niko wabyishakiye se. Oya, ntabwo yabazaga, oya yarashimangira ati niko wabyishakiye gusa. Bivuga iki rero? Iyo wavuze ugashyira akadomo no kuvuga ngo nta kuburana ufite kuri icyo kintu, nta mbogamizi, nta kindi warenzaho, ubyakiriye uko nguko kuko data ariko yabyishakiye, niko yabyishakiye, kandi nawe urabyakira uko yabyishakiye, urabyubaha uko yabyishakiye, niko yabyishakiye. Twandike imbere y'amazina yacu ngo niko ko dawe niko wabyishakiye. Nitumara kwandikaho niko wabyishakiye, turaza gusanga ya masengesho yacu ari buze kongera kuri cya giti cy'amasengesho yacu, araza kongera utundi tubuto, kubera ko hari amarira tugiye gukira kubera ko twamaze kumenya ko data ariko yabyishakiye. Hari amarira twaterwaga n'uburwayi, hari amarira twajyaga duterwa nuko twatekerezaga ko ba bantu batwanga kurusha uko, mbese yandi nitumara kumenya ko ariko data yabyishakiye turikiriza kandi turishima. Imana rero iduha umugisha bavandimwe, tugana mu ijuru, dukomeze twakire ko ariko data yabyishakiye, kandi icyo dusaba tugikore kugira ngo ikuzo n'icyubahiro bikomeze kwigaragaza, kandi twubahe Imana yacu ubona iteka ryose. Haleluya. Ndifuza yuko buri wese yahirwa mu byo akora byose, Imana ikakomeza ikagusanga ikagusobanura kurusha uko nagusobanurira, kuko ngiye nkubwira bike ariko Imana ishobora kugusobanura byinshi, cyangwa se nkubwira kimuntu ariko Imana yagusobanura nk'Imana. Muri make hari icyo uzaronka kidaturutse mu kanwa kanjye, ahubwo giturutse mu kanwa k'Imana biciye muri izi nyigisho. Jewe nakubwira ijambo ariko sinagukiza uburwayi, ariko data ashobora guca muri iri jambo akagukiza uburwayi, agaha mu mutima wawe amahoro, akakugarura ibiro wari waratakaje kubera guhorana umutima uhagaze, uzi ko burya ari abarozi babikora. Uyu munsi ugiye kwandika ngo niko data yabyishakiye, kandi urambura amaboko uvuga uti data ushima ko nta hanze atahe mu mahoro, mbeho mbereyeho wowe. Ariko umuntu wangayikishijwe n'ikimuvandi, mbere yuko akiza umubiri akiza roho. Roho yawe nimara gukira n'umubiri uzagira amahoro, roho nzima mu mubiri muzima. Imana iguhe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.